Ikaze mbahaye ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere. Karibu muze nanone twige ijambo ry'Imana. Nkuko mubimenyereye, mbere yo gutangira banza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Kanda like ubisangize abantu, wiyandikishe niba uri mushyashya. Nkaba mbanje kubashimira nanone mbivanye ku mutima abantu mukomeje kwiyandikisha, n'iby'agaciro cyane. Binyereka ko munyotewe ijambo ry'Uhoraho, ijambo ry'Imana. Kanda like mbere yo kutwinjiramo, ubundi dukomeze tubandanye turebe ijambo ry'Imana. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholochim lilchot hayom. Mbanje kubasuza mu izina ry'Uwiteka, izina ry'Imana y'Uhoraho, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kwinjira muri cya gitabo Didac nakubwiye ejo, kitwereka inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba inzira y'ubugingo. Inzira y'ubugingo ni iyihe? Mu mwanya nari kwibaza, ibaza ukuntu tubayeho mu buyobe ariko tukaba turi mu buyobe. Noneho nkibaza nti, turamutse tubayeho mu kuri uko Imana ashaka kutubaho, byaba bimeze gute? Urumva byaba ari igitangaza cyane. Mbere yuko dutangira rero, reka manze mbifurize isabato nziza. Hari n'uwambwiye ngo nzakora ikiganiro ku isabato. Isabato ni ikimenyetso kiri hagati yacu n'Imana, ko Imana yaturemye. Twese tukiri mu bagatolika twasengaga ku cyumweru tutarabimenya, ariko uramutse wumva ukamenya agaciro k'isabato, tuvuga Mana mbabarira, kuko nibwira ko ndi kugusenga ariko nsenga izuba. Isabato nzayikora ikiganiro cyimbitse, nkubwire ukuntu bayihinduye, nkubwire ikimenyejeje, nkubwire uko tugomba kuyubahiriza. Ibyo byose nzabikora ikiganiro, Imana izadufasha tubigereho, kuko byanditse hano. Ndumva izaza isabato iri ku mwanya wa kangahe, reka turebe. Ni izakurikiraho. No, nzamanza nkore ku bantu iyo bapfuye bajya he, ubundi dukore ku isabato, noneho tuyisobanure. Abagira nti rero Mana dufashe muri kiganiro, aho tugiye kureba ibyahishwe muntu nkuko twabibonye mu gitabo cya Didac. Umunsi nuko nabemereye, reka twinjiremo turebe inzira ebyiri, cyane cyane dutangire ku nzira y'ubugingo atari ku nzira y'urupfu. Hari inzira ebyiri rero, imwe ni inzira y'ubuzima, hakaba n'inzira y'urupfu nkuko nakubwiraga, kandi izi nzira zombi zifite itandukaniro rikomeye cyane. Izi nzira zifite itandukaniro rikomeye cyane. Inzira y'ubuzima ni iyi. Reka turebe inzira y'ubuzima. Wumve, ibintu nanjye mbisoma navuze ni Mana umfashe bigere ku bantu uko ubyifuza, abantu bibageraho koko. Hari inzira ebyiri. Inzira y'ubuzima ni iyi. Mbere na mbere ugomba gukunda Imana yawe, Imana yakuremye. Bwa kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo utifuza ko wagirirwa kibi ntukifurize abandi. Ibyo turabizi, biri mu ijambo risanzwe. Iri jambo baduhaye turabizi ko birimo urukundo. Kunda Imana yakuremye, kunde mugenzi wawe, ibyo twese turabizi, sibyo? Dukomeze. Ibi bitwigisha iki rero? Wumve, hano muri no Bibiliya isanzwe batubwira gusa ngo ukunda Imana, ukunde na mugenzi wawe, bikarekera aho ngaho, ntibatubwire impamvu. Reka twumve icyo bitwigisha. Ibi bitwigisha iki? Gusabira abakuvuma, sengera abanzi bawe, kandi wiyirize kubera abagutoteza. Nibyo navugaga ejo, ubasengere nurangiza uniyirize. Kwiyiriza ni ukuvuga ngo no kubasabira ku Mana bahinduka baba. Imana nta muntu ishaka ko aba mubi, nta muntu ishaka ko ajya mu muriro, mu irimbukiro. Ibyo twese turabizi. Niba Imana idashaka ko abantu bajya mu irimbukiro, ni ukuvuga ngo ni twebwe ubwacu tugomba gusabirana, yabo tubona nk'abanzi, abagome, kugira ngo nabo wenda babe bahinduka. Turebe, ese byakumarira iki ukunze abagukunda gusa? Ese abisi bo ntibabikora? Abisi nabo bakunda gusa. Ugomba gukunda abakwanga. Icyo gihe nubakunda abakwanga ntuzagira abanzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana uretse no kuri Imana ikora, komeza ukurikire urebe ukuntu Imana ikora. Nukunda abanzi bawe, wumve rero jambo risanzwe rero tubwira ngo ukunda abanzi bawe. Unde abanzi banjye biragenda gute? Iyo wakunze ntabwo ugira abanzi.
niko iri jambo hano ritubwira. Ubwo urumva ko ni ibindi byinshi watekereza nyine, urumva ko uko Imana ikora wowe tura nka muntu ni nkunda umwanzi wanjye ntabwo nzagira umwanzi bizajya nute. Kumva Imana ndakubwira mu gihe kirekire abanzi nyine nubere ku rukundo ibyo wakora byose ni ku bwabo abantu bazabamenya, icyo gihe ntabwo uzagira abanzi. Irinde cyane irari ry'umubiri, niba bigutera gucumura bikate. Irinde irari ry'umubiri, niba bigutera gucumura bikate bivaneho. Muri iri jambo batubwira uko bikata. Amaso yawe niba atuma ureba ikibi wireba, amatwi yawe niba atuma wumva ikibi wibyumva, umunwa wawe cyane cyane umunwa abantu tuvuga byinshi, niba umunwa wawe utuma ucumura ukate. Ntabwo ari ufata icyuma ngo uce ngo ukate, ahubwo ufunge, biraba bihagije, sibyo? Niko ugenda ubigenza. Niba gutera urushyi kwitama utanga undi musaya, bagutera urushyi kwitama, bagutera urushyi no kwitama utanga n'undi bagutera. Ibintu ko tutabyumva ni biki? Kandi koko birumvikana abantu bose ntabwo nabyemera. Unkubita urushyi rukomeye rwa hatari, noneho nanjye ngundi musaya noneho umugaze. Wumve ntabwo watubwiye impamvu. Bizagukosora neza cyane. Urumva bizagukosora kuko iyo umuntu aguteye urushyi kwitama umaye n'urundi n'inditama kugira ngo bigukosore. Ndumva Imana izi ko byanze bikunze hari bishobora kuba bakosheje. Tanga n'inditama bakupyature urundi rushyi kugira ngo ukosoke. Urumva bizagukosora neza cyane. Ntabwo urumva ko bisobanutse, ntabwo watubwiraga impamvu. Uratanga umusaya utange n'undi ntabwo uzi impamvu. Ariko Imana yo irareba, uriya muntu niyo mukubitiza nashyebye, aravuga ati ushobora kubitwa urushyi mukavuga nziza ubusa. Tanga n'undi musaya bakubita urundi, noneho nibwo utangira kumenya ibyo ari byo, urajya ku murongo. Niko ngiye mbifata, sinzi uko wabifata, ubwo nawe wadusobanura uko ubyumva. Andika ko byumva, ariko ijambo rero ritubuye ngo bizagukosora, bigukosora neza cyane. Urumva ko biragushyira mu murongo kabisa. Nihagira ukugendesha kilometero kimwe uzagende 2. Urabona hari ikintu dukora kavuga mani ibintu ko bikomeye, ubikoze inshuro imwe aho ongera noneho ubikora inshuro 2, icyo gihe bizaguha isomo. Urumva ukuntu Imana ikora. Twebwe dukora ikintu kimwe tukagera mu hagati tugatangira kwiganyira. Niko mpamvu iyo dutangiye ibintu tukiganyira bihita birangira nyine bikatunanira, kubera ko twaze gutera intambwe ya kabiri. Dutera intambwe ya mbere, ibintu birakomeye. Tera intambwe ya kabiri. Urabyumva? Ibi byose barabidushe ntabwo byari birimo. Nihagira ugutwara ikote uzamuhe n'ishati, ibi byandangije. Umuntu agutwara ikote muhe n'ishati, bivuze iki? Ndibaza umuntu aramutse agutwaye ikote rya ku ngufu, ahubwo wameka kuri umunyamuneza muhe n'ishati. Ibintu nibishaka muhe n'iyo shati, noneho we azasubira inyuma atakeze, uyu muntu ndamuhemukiye mutwaye ikote rye amaye n'ishati, bizamuhindura. Imana ifite ukuntu ikora. Hano hantu urumva ko bizimije kugira ngo upfe kubyumva, ni ibintu bitoroshye. Nihagira ukunyaga icyawe wikibaza, kuko ntushobora kukibaza. Umuntu aranyaza ibintu, navunikiye imyaka 40-50, mureke wibibaza ko ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo hano nisobanura ko wa muntu ukunyaza icyo kintu akurusha amaboko, akurusha imbaraga, ari bukwica, arakugirira nabi. Urumva nihagira ugutwara akunyaga icyawe wikibaza, kuko ntushobora. Ingero ni nyinshi murazizi, kuko urumva umuntu ashobora kunyaga ibintu, yakunyaza ikintu ko yakuboneranye, kandi bikunze kumva ko yakuboneranye, yabonye ko uri umunyantege nke, afite ibyo yishingikirije, urajya kwibaza, nubibaza uravanamo ibyo bita inda y'akabati. Inda y'akabati urabizi nabyo, ni ukuvuga ngo uravanamo ibibazo bikomeye cyane. Umunyamugisha atangana ubushake akurikije amategeko kuko ari umwere. Umunyamugisha atangana ubushake akurikije amategeko kuko ari umwere. Uzabona ishyano nugira icyo wakira. Uzabona ishyano nugira icyo wakira. Ariko niba hari icyo ukeneye ugafashwa, uri umwere. Ariko niba utari ubikeneye, uzabazwa impamvu wabyakiriye. Sinzi kanga wumvise. Wikwakira, witega amaboko ngo wakire. Nimba ibyo bintu utari ubikeneye,
uzabona ishyano. Ariko niba ukeneye ubufasha nibwo ugomba gutega amaboko ukakira. Urumva ko ibintu byose twakira cyangwa dusaba no, ntabwo ariko bimeze. Urumva ibintu byose barabituje. Ndaza gusobanura neza uko bimeze hepfo gatoya. Mu by'ukuri byanditse ko kereka imfashanyo, iyo mfashanyo yabijuje ibyuya mu biganza byawe kugeza igihe umenye neza ko ugomba gufasha nawe ntupfe gutanga. Tuvuga ufite ikintu wipfa kugira buri muntu wese ko uwo muntu ntabwo wari ugikeneye, ariko numva byagusunika bikagusunika bikubuza n'ibyuya mu biganza, nibwo ugomba gutanga. Ni kwa kundi ugirira umuntu neza, wowe uzi ngo uri kumugirira neza, nyuma akazanyana no kuvuga mukazaba abanzi kubera ko afite ibyo bita ya complex yuko wamufashije agahorana ikimwaro. Hari abantu banga gufashwa ariko bumva babishatse kubera kubinyoterwa. Noneho weho kubera utazi nk'ibi ngibi ukamufasha ukavuga ati ngira umuntu neza. Niyo mpamvu ibaze nawe tubona iteka abantu bahora bataka amanywa n'ijoro bavuga uyu muntu amugire neza karakara amugire neza none dore byanyituye. Ni ibi ngibi urumva ntabwo babitubwiye, ntabwo twari tubizi. Wipfa kugira umuntu wese neza, wipfa guhereza buri muntu wese kuko ibyo bintu umugirira neza ntabwo yarabikeneye. Urumva ni kwa kundi ufasha umuntu ukamugirira neza, wamuguriza nyuma mukazaba abanzi kuko utaruzi rino tegeko. Urabibona? Twebwe tuvuga ngo turi kugira abantu neza, kumbe ahubwo turi gushaka ibibazo. Urumva? Mwana wanjye, hungira ikibi kure yawe, n'ikindi cyose gisa nacyo gihungire kure. Kandi ntukarakare kuko uburakari butera kwica. Wirakara kuko uburakari butera kwica. Urabyumva? Hamwe reka tubisobanure gutya. Tuvuge umuntu aguteye umujinya. Imana izi neza ko umujinya uzamukana n'ikibi. Ari bya bavuga ngo umuntu ngagira umujinya w'umuranduranzuzi, umujinya mubi, wa mujinya. Umujinya utera kwica. Hari igihe wenda bishobora kuba atari ukwica nyakwica ngo wice umuntu aveho apfe, ariko umujinya ukoresha amakosa, umujinya utera umunabi, umujinya utuma abantu bavuga nabi, umujinya tukora ibintu bibi cyane, nyuma usubiza n'amaso ukavuga ati yaka ibintu. Uri umuntu utekereza ukavuga ati Mana kuki nagize gutya, kuki nakoze ibintu. Umujinya, irinde kugira umujinya kuko umujinya utuma wica. Urumva? Wigira ishyari, wigira umujinya cyangwa ngo ube umurakare kuko ibyo byose bibyara kwica. Umujinya, ishyari, kuba umurakare, ibyo byose bitera kwica. Urumva nk'ibi bintu byose dukuze tubizi. Kuvuga ati ninjya kurakara, ninjya kugira ishyari, reka nihangane kubera nk'iri jambo. Urumva kera bari barifite nyine ryanditse barizi ukuntu baje kwivana muri Bibiliya, naho tuzahagera. Urumva abakera barabikundaga ibi bintu, urumva ko byaberekaga inzira nyine umucyo, nyuma babivanamo biratakara. Mwana wanjye, ntukagire irari kuko irari rituma usambana. Urabyumva? Ritera gusambana irari. Ntukavuga amagambo y'urukozasoni kandi ntugire amaso y'ubuhehesi kuko ibyo byose bibyara ubusambanyi. Nicyo kintu ngiye nihaye ndavuga Mana, abagore abakobwa ni beza, ni benshi bari hose, ariko nubona ngiye kureba undi mugore cyangwa ngiye kureba undi mukobwa aho kugira ngo mwifuze, reka ndebe hirya simurebe kuko byanze kunze umurebye urifuza. Gerageza ni bya bindi kata y'amaso yawe bimwe twasomye imbere, amatwi, umunwa, nimba ugiye kubireba ukavuga uti mfite inshuti yanjye y'umukobwa, mfite inshuti yanjye y'umuhungu, mfite umugore, mfite umugabo. Ibintu birafasha cyane. Yes, ushobora kuba wareba ariko nureba ukavuga ati bino bintu nindeba ntakomeza kureba birancumuza. Hita ureba hirya ukabyitoza, ubyitoze. Birashoboka. Turagerageza, ntabwo nakubwira ngo turi bambise kigoroye 100%, ariko birashoboka, turagerageza, birashoboka. Hano rero mwana wanjye, ntukagirane isezerano n'amadayimoni kuko biganisha ku gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Abajya mu bapfumu, abajya mu kuraguza, byose bituma bajya mu bishushanyo no gusenga ibigirwamana. Ntukabe umuhakanamana, ntube umurozi, ntube umupfumu cyangwa umuhanuzi w'inyenyeri. Ntugire nawe uhura n'ibyo bintu kuko ibyo byose
bibyara gusenga ibigirwamana. Iyo mu bapfumu ukajya mu bintu nk'ibyo bituma uta inzira y'Imana ukajya mu bintu by'ibigirwamana, urumva ko uba wagiye nta uzongera guhura n'Imana. Mwana wanjye ntukabe umubeshyi, kuko kubeshya bitera kwiba. Urumva? Ntuzabeshye, ntuzibe. Urumva? Ujya kwiba uko wabanje kubeshya. Tuvuge iyo ubeshya ufite intumbero n'umugambi wo kugira gute wo kwiba. Urumva ko uri kubeshya kugira ngo ibintu bitari ibyawe, bitari mu kuri, biza kuba ibyawe, ubu umunyakuri abe ari wowe bifata. Nk'ibi bintu itegeko ry'Imana baratubwira gusa ntukabeshye. Yes, tuzi twese ko kubeshya ari icyaha, ariko se kuki ntukabeshye? Hano barakubwira impamvu. Iyo ubeshye bituma wiba. Wiba kuko wabeshye. Urabyumva? Ibyo byose ukabeshya, urumva ko ibyo bintu byose ukize hamwe, ko bari bafite muri kano gatabo kadedake, byose barabyitwarikaga bakitwararika bya hatari, ku buryo gucumura kwabo nyine byabaga wenda byarenze inkombe, bitewe wenda n'ibibazo runaka. Ntabwo nzi ubuzima bwabagaho kera ko byari bimeze. Nibyo nifuza kugira ngo turebe ko tube muri ubwo buzima kera ubwo bwari babubayemo, koko tubibemo turebe. Urumva? Wibeshya, kuko nubeshye biratuma wiba. Ntukagire irari ry'ibintu cyangwa ngo witotombe, kuko ibyo byose bibyara ubujura. Irari, kugira irari, guhora tuganya twitotomba, bitera ubujura, bitera kwifuza bwa bujura. Reka mbigusobanurire gatoya. Kana nk'urugero ku mukobwa n'umugabo nawe birashoboka. Umukobwa agahora yifuza ibintu ryarari. Irari rituma ahora yitotomba, yibaza, yicuza kuki Imana afite kuki bigenda gute, bigutera ubujura. Ubujura no buhe? Ujya gusambana, uba wibye, urimo urakoresha ibintu bitari ibyawe. Ibyo njya mvuga, hari njye nibaza, nk'umuntu yifuje umukobwa aramufatiranye, ariko Imana irema nk'uwo mukobwa cyangwa n'umuhungu niba byarateye, nabyo reka tubivuge, ariko reka dukoreshe ku bakobwa. Hari igihe nsanga wenda nuko twamenye dutinze, ushobora gusanga uri guhemukira uwo muntu Imana yari yageneye uwo mukobwa. Urabyumva? Tuvuge uhemukiye umwana w'umukobwa uyu munsi, kandi hari umuntu Imana yamuremeye. Ni ukuvuga ngo za nzira Imana yari yaciye zigororotse zo kuzamugeza kuri uwo muntu, urimo urazibangamira. Nuko ngiye nsigaye mbifata, ariko nubwo nabimenye bitinze, nsaba Imana nkavuga ati Imana mbabarire wenda ibyo nakoze kera, kuva nakwakira agakiza, nabaye mushya, nzagerageza uko nshoboye ngendere mu nzira zawe. Nkibaza uri gutekereza, kavuga ati nk'uyu mwana w'umukobwa umuhemukiye cyangwa umuhungu, ntabwo uri guhemukira umukobwa gusa, uri kwihemukira ubwawe, kandi uri guhemukira n'uwo muntu wundi Imana yamuteganyirije imbere aho tutareba. Sibyo? Mwana wanjye, ntukagire umutima winangiye, kuko biganisha ku gutuka Imana. Umutima winangiye utukisha Imana, bituma utuka Imana. Ugira umutima wiyoroheje, kuko abarangwa no kwicisha bugufi bazaragwa isi. Gira umutima wawe usukuye, wicishe bugufi, wiyoroheje, kuko uzaragwa iby'isi. Ugira ukwihangana, ube umunyembabazi. Ihangane, ube umunyembabazi, ube inyangamugayo, ucishe make, kandi ugire urugwiro, ugire ubwoba bw'amagambo wumvise. Ubaha amagambo wumvise. Iki cyankuyeho. Gira ubwoba bw'amagambo wumvise, ubaha amagambo wumvise. Amagambo turayumva akagenda, tugakomeza. Ntituyagirire ubwoba, ntituyatinye. Ryibazeho, rigutera ubwoba uvuze iri jambo ku kindi ryumvise. Ni kwa kundi twumva ngo ijambo rirarema. Nimba rirema, ibyo rivuze, nk'umuntu agututse cyangwa bigenze gute, akubwira nabi ngo bizakubeho, ahubwo bita bigutera ubwoba. Ubaha iryo jambo rigutera ubwoba, noneho utangiye usaba Imana uvuga ati iri jambo Mana, nimba ibintu umuntu mvugeho bimvaneho. Rigutera ubwoba, rigutere kwibaza, ayo magambo uyubahe, kuko ugomba kubanza gusobanukirwa icyo amagambo asobanuye, kugira ngo ibyo bintu niba ari bibi bitakubaho, niba ari byiza nyine ubyubahe, uvuge ati Mana, ibyiza bingirirwa, ibibi kandi ubindinde kubera aya magambo wayumvise, ukayitaho. Ntitugende twese tugira ibibazo ko hari amagambo tubwirwa cyangwa amagambo twumva ntituyiteho,
ibintu by'Imana urumva ko ibihita bikwereka ko nyine ibintu batubwiye, urumva ko ibintu byose nta bintu batubwiye, urumva ko kera bari bafite amabwiriza n'amategeko bagenderaho, yakubwiraga ati nukora iki kino kirabo, nukora iki kirabo. Niyo mpamvu iteka umunsi ku munsi ibintu bitubaho tugataka tukavuga ati man ibi ni ibiki, why me, why now, kuki njyewe, kuki ubu ngubu, kuki ibintu bihora bimbaho. Nibyo by'amagambo, nibyo byo kugira imitima inangiye, nibyo byose twavuze by'irari, amashyaka, ibintu nk'ibyo byose, ariko noneho bifite n'ukuntu wabyirinda, kuko twari dufite igitabo byanditsemo ariko bakivanyemo, sibyo? Ntukisingize cyangwa ngo wemere kuba umwibone, kugira ngo ubwibone buganze umutima wawe. Wikwisingiza wituma ubwibone buganza umutima wawe. Ibingibi ababishobora ni bake, nge ndagerageza, ariko kwisingiza no kuba umwibone tukagira ubwibone, Mana gitubabarira, kuko hari igihe dukora ibintu tukibagirwa ko ari wowe wabidukoresheje, tukumva ko ari twe twabyikoreye. Twese benshi hari igihe twivuga n'Imana dushaka kuyivanamo. Kera njye niko nari meze, ntabwo nabiguhisha, nakoraga ibintu nari ntarakizwa, ariko nakoraga ibintu nkumva ndashoboye, ariko Imana yaranyigishije imisomo nca bugufi, naciye bugufi, kuko ubu ngubu mvuga Mana mbabarira ahubwo ungumishemo ibintu bijya bikoreka, abariho nzajya mpa icyubahiro, menye ko ari ijambo ryari binkoresheje. Kuba umwibone, ntiduce bugufi, ubwibone bukaganza umutima wacu, kubera kwisingiza ibintu nk'ibyo ngibyo tugomba kubireka, ntabwo ari byiza. Wihuza urugwiro n'abantu birarira. Niba uzi umuntu wirarira kugira ngo nawe bakwemere kumeze neza, ugashaka kuba nk'uwo muntu ngo wirarire nawe, no, wihuza urugwiro nawe, nibyo ijambo ritubwira, ahubwo ujye ugendana n'abakiranutsi n'abicisha bugufi. Iyo umuntu yiyaminiye, wigendana nawe, ahubwo ca bugufi ugendane n'abakiranutsi n'abicisha bugufi. Ikintu cyose kikubayeho ujye ugifata nk'icyiza. Ikintu cyose kikubayeho ujye ugifata nk'icyiza. Ibintu navuze noneho ibintu bimeze gutera, ibintu byose bimbayeho, urabona ari ibintu bikubaho cyane bimba ngo Mana kuki uyu munsi kweri iki cyumweru bimereye nabi, ibintu byose ni isomo tuba twumva. Reka nkubwire impamvu ikintu cyose uzagifata neza. Ugomba kumenya neza ko nta kintu na kimwe kiba kitagenwe n'Imana. Ibintu byose bigenwa n'Imana, ukagira iyo mindset, ukagira iyo mitekerereze, kimbayeho ni Imana. Imana impaye message, impaye ubutumwa. Aho kujya kureba ibibazo biri kugutera amaganya, byari nakubwiraga, utangira kujya kureba message y'Imana, nihe ntakoze neza, byagenze gute, ukigorora. Noneho ukavuga nuko ibintu byambayeho kubera ibi ngibi n'ibi ntasoje. Niko dutangira gukanguka, ibintu byose bikatubayeho tukabirira mu mwuka aho kubirira ku mubiri. Urabyumva mwana wanjye? Ujye wibuka umuntu wese ukubwiriza ijambo ry'Imana. Umuntu wese ukubwiriza ijambo ry'Imana, jya umwibuka, umuzirikane, umwibuke umunsi n'ijoro, kandi umwubahe nk'uko wubaha umwami, kuko igihe cyose avuze umwami Imana ubwe aba ahari. Ibintu bitekerejeho. Hari igihe nkunda gutekereza nk'ibi, nahise nibaza, ese byaba ariyo mpamvu abantu bagira nk'ijambo ry'Imana, abapasiteri bagakanga abantu, bakumva ko bafite ingufu, kuko bazi ko Imana wenda uko yabikoze, urumva Imana yabikoze biri automatique. Noneho ba bantu bigisha ijambo ry'Imana ko Imana yizi ko bagomba kubahwa, nabo baribwira bakayikoresha nabi, babaka ibya 10, babatera ubwoba, bababeshya, babacyucyura utwabo, kubera ko bazi ko ba bantu batinya ijambo ry'Imana. Nabivuzeho no muri video ishize, kuko ijambo ry'Imana abantu bikoresha nabi kugira ngo bakanga abantu, kuko bafite izo mbaraga bahabwa n'ijambo ry'Imana. Urumva ko Imana ivuga nimba mugomba kubaha abantu bababwira ijambo ry'Imana, mukabibuka, mukabazirikana. Urumva ko abenshi babikoresha nabi, bakesha ububasha burenze ubw'ijambo ry'Imana ribaha. Iyo ngira murabibona, nimba mubibona mwandikeho, mutubwire, mudusangize uko ibintu bimeze. Buri munsi ujye ushaka kubana n'abera kugira ngo uruhukire mu magambo yabo. Abera nyine nturi kumwe n'abantu bakiranuka, icyo gihe byanze bikunze muvuga amagambo meza, uraruhukira mu magambo
y'abera mu magambo yabo, ntukagire uruhare mu makimbirane no gutanya abantu. Wigira uruhare amakimbirane ayo ari yose cyangwa se gutanya abantu, ahubwo ujye ushaka amahoro hagati y'abafitanye ubwumvikane buke. Tugenda twegera umusozo rero, sinzi ibintu nimba bigufashije. Abavuga wenda ngo ngende gahoro, ahubwo ngenda ndavuga ati Mana yaba nari ngenze gahoro kugira ngo ibintu byose noneho bingemo, bitujyemo, bibihame. Ibintu byose niba nta kintu ubona bigufasha, nzi neza ko kimwe cyangwa ikindi biraguhindura inzira, ukavuga ati reka ntangire mere gutya. Wongere usubire muri iyi video, abashaka inyandiko yabyo aho byanditse bino nayiboherereza, nimba mvuga ishaka umbwire mbikoherereze. Ibiganiro byose cyane cyane nkunda kubanza nkabyandika, byose mbisoma nabanza nkabyandika, ndabishakira none nkabyandika. Namara kubyandika nkakoresha ijambo nkabishyira hamwe. Umuntu ubishaka wese wanyandika akambwira ati ndabishaka iyo nyandiko yime, cyane cyane nk'ingi wenda usomye uyu munsi, bime nzajye mbinyuzamo amaso uko nshoboye none ndebe ibi bintu. Nabihinduye mu Kinyarwanda nyine, nabivanye mu Cyongereza mbishyira mu Kinyarwanda, impamvu nambe mbisoma nanjye kugira nanjye mbyige, nubwo tubyigira hamwe twese turiga, nta muntu uri hano urenza abandi, twese turi abantu. Wibuke Imana iravuga ngo ndi buhagere, umuntu niba ari shobuja, nimba uri umugaragu, shobuja ntakangishe umugaragu we, kuko mwese muri munsi y'Imana imwe. Kuko tugomba kwiyoroshya tugasangira ibyo dufite kugira ngo twese tuzamukire rimwe, ko mu ijuru ahabera bari twese tunyoteye kujya. Tugomba kubakorera ari uko twifuza ko bagenzi bacu nabo bagira amahoro, babone ibyiza, cyane cyane baza mu ijambo ry'Uwiteka. Iyo ibintu mubikunze, kanda like, ubisangiza abandi, kugira noneho twese dusubirana rya jambo ry'umwimerere. Ntabwo tuzasubirana ijambo ry'umwimerere tuguruka twandika ngo ibyegeranyo cyose tuguruka. Mbashaka ko ngenda gahoro uko nshoboye, ubwira ikintu nimba mvunyotewe, nawe ubone ufata umwanya wo kubyiga kugira ngo nawe uzabisangize abandi. Reka dukomeze rero, mbere yo gukomeza kanda like nanone, usharinge, wiyandikishe no kugira ibintu bigera ku bantu benshi cyane. Reka tugere hano, uce urubanza rutabera. Uce urubanza rutabera. Nzi neza ko benshi uretse wumve ibi ntabwo ngenda bimenye hashize igihe, benshi barakubwira muri Bibiliya nta namwe tubwira guca urubanza. Imana nitwemera guca urubanza. Ariko ndabizi ko biri muri Bibiliya yawe ko ushobora guca urubanza. Ni the dark nayo irabyemeza, uce urubanza rutabera. Ba bantu batavuga ngo no guca imanza n'ibibaho, urubanza n'urw'Imana gusa. No, biri muri Bibiliya yawe, Yohana 7:24. Reka mbigusomere, niba wumva bitari byo ubwo sinzi uko bivuga. Mwe guca imanza kubigaragara gusa, ahubwo muca imanza z'ukuri. None se Imana irabeshya se? Ijambo ry'Imana ngo ribeshya? Ibi ni byo muri Bibiliya ngiye dusanzwe dufite. The dark nayo irabyemeza, iranatubwira muri Yohana 7:24, mujye muca imanza z'ukuri zitabera, ahubwo muca imanza mutitaye kubigaragara gusa. Wikwita kubigaragara gusa, ahubwo uce imanza z'ukuri. Uwo umunyakuri nyine ushakisha ukuri, ujye gucurwa urubanza ubona ko rubereye nyine ruri mu kuri. Kandi yanze bikunze, Imana izi neza ko dufite ububasha bwo kumenya abari mu kuri n'abatari mu kuri. Sibyo? Ntugakike uruhande rumwe igihoha n'abandi. Gufata uruhande, iyo twese turabigira, turabona tuti okay, turafata uruhande, none ururi turwirengagiza. Mo hagati uca urubanza nyine rutabera. Sibyo? Ntugire imitima ibiri igihe ugiye gufata ibyemezo. Reka mbaho ubuhamya hano, buri wese arabigira. Mbwira abantu iteka ko Imana ituvugisha umunsi ku munsi, ariko ntitwumva. Gute? Iteka iyo ugiye gukora ikintu, haza umutima, hakaza n'ijwi rindi, hakaza amajwi abiri. Iteka haba hari amajwi abiri. Ikintu ngiye maze kubona nuko ikintu cyiza ugiye gukora niryo jwi ritsa mbere. Ribanza guhita mbere, none ugatumva irindi jwi riraje, no ubikora. Ugakora byandi bya kabiri, ugahita ubona ingaruka uwo mwanya zihuse. Ntabwo zitinda ingaruka. Ibyo bintu ngira murabizi. Tangira ubyiteho kuva uyu munsi. Ibyo ugiye gukora byose wumvishe ryajwe, urumva amajwi abiri, byanze bikunze. Nzi ko twese Imana niyo mpamvu tubwira ngo ubwami bwayo buratuzengurutse, ariko turi impumyi ntabwo tubibona. Ikintu ugiye gukora cyose byanze bikunze, wumva ijwi ugahita wumva n'irindi abiri. Icya mbere ko
wacyumvise mbere utangira ndumva atari byo hagati azi cyaka ukatumva batangira gutekereza iki cyakabiri nyamara nicyo nibikubaho ujye umenya ko icyo kintu cyakabiri ugiye gukora kiragutera muri tank kiragutera mu bintu bibi ibyo bintu ni hame nge ni inararibonye maze gukora biracyambaho yego nkanga kumva cyangwa ukareba nk'ikintu tuvuga nk'ikintu ugiye ubona ikintu iminota 30 cyangwa isaha cyangwa umunsi cyangwa icyumweru kikaba nyuma rwabyeretswe wabibonye nzi ko twese turi abantu turano ku isi bitubaho umunsi ku munsi tangira ubyiteho nujya gukora ikintu yamajwi abiri n'uyumva kora icyambere nubona ikintu uyu munsi ukabona ikintu ukabona utangiye kugira make nubona ikintu ukibaje kikuje imbere gutya kikakugeraho cyangwa ibintu biri kugenda no hirya ibyo menya ko icyo kintu kiri gushushanya ikindi kintu kigiye kuba mu gihe runaka ni ubuhamya ibyo bikunda kumbaho umunsi ku munsi wirambura ukuboko kwawe ngo wakire uzi ko twabivuzeho kwakira upfa kwakira gusa wakira ibintu utazi ahubwo ujye urambura ukuboko kwawe utanga wirambura ukuboko kwawe wakira gusa wibuke n'ahandi twavuze bwa mbere ko ibintu byose ufite ntabwo upfa kubitanga uha buri muntu wese uwo wese hari igihe ubiha n'utabikeneye akabikoresha nabi bikazakara n'ingaruka noneho bikazavuga bikaba ikibazo kuri wowe wabitanze urumva ibintu byose ntabwo tuba tubizi kuki nagize neza kandi ko kumva kuri kwiregura kuri bwawe nyine wagize neza watanze biragarutse bikubera ikibazo ngambwira reba tanga ingero nyinshi urazizi umuntu akavuga ati ngewe umuntu naramuzamuye muvana aho yarari bigenda gutya nagutya ABCD ningira muhaye ibinini ukanabitanga ukabitanga gihamya abantu bose babizi ukaba ari urangiza ubaye ikibazo dore nibi ngibi biba bibaye nyine niba hari icyo wabonye mu mirimo yawe ugitanga nk'impongano y'ibyaha byawe nuvuga ngo ibyiza tubona dukura mu byo dukora ni bike ku byaha dukora ibyaha birenze ku buryo ineza dukora yose ntabwo yahaza ibyo byaha sinzi kuri kubyumva iyo dukoze ikintu kiza nk'umunota umwe cyangwa umunsi umwe turatumbagira twumva twabaye abantu bakomeye cyane kumbi ako keza dukoze nta n'ikicumi gafite ku byaha dufite ikintu cyose ukoze mu bintu byawe byiza uri gukora biba impongano y'ibyaha byawe urumva ko twararangiye twibereye mu buyobe njya nabira bikansitsa cyane kabisa ndareba Imana irakomeye ukoze akantu umva kari keza cyane urumva wishimye ahubwo ako kantu ukoze kagira impongano y'ibyaha byawe kuko ufite ibyaha murundo uruzuye birapfutse twebwe tukajya aho ngaho twumva ko byarangiye niyo mpamvu nk'ikizwa bwa mbere numvaga ndarangije ndahijije nibwo natangiye gutaka nanjye ndavuga Mana ko nkizwa bwa mbere numvaga nuzuye umwuka byahatari meze gutya kubera ko nyine iyo ukijijwe ugenda ucika intege gahoro atari ucika intege wenda ngo ubivuyemo ugenda wumva uri comfortable wumva waragezeyo ugaterera iyo sibyo biba ku bantu noneho kwa kundi guterera iyo niko bwa busabane utagenda wegera Imana kuko cyagiye ukizwa wari wegeranye n'Imana gutya muri kumwe ari nk'umwuka urabyumva gikizwa numvaga nuzuye umwuka byahatari cyane urumva ikijijwe wuzuye umwuka noneho kubera ko yasi wari urimo uzi ibyayo weho ugira nk'uyimenyere nk'uyizowere kumbi iragenda ikuvana ku Mana gahoro ikwereka ko ibintu byose nta kibazo wabirenze wabonye agakiza uzi ibintu byose ukagenda uvaho gahoro noneho ukazisanga ya Mana mwari kumwe gutya hajemo intera ingana gutya ni ukuvuga ngo ubusabane ufite kumwe n'Imana gutya naha wibereye uracyagendera ku izina ry'agakiza gusa ugomba rero kugaruka ukagenda ugaruka noneho ukongera ugasabana n'Imana ukagumamo urumva ko bimera ibintu by'agakiza Imana burya nayo Imana ni umuhanga ukomeye cyane yaba twagira ubundi bushobozi bwo kumenya ibirenzeho kugira ngo noneho tugarure ibyo bya kera ukuntu abantu babyitwaragamo kugira ngo noneho bakomeze bari kumana nk'idedake iravuga ngo yatumaga ikujyana mu bugingo bw'uko Imana yashaka tubaho urumva ugomba kubora uri aho ngaho nyine hafi y'Imana utajya kure gaturebe wishidikanya gutanga kandi ngo winube igihe utanga Mana jya utubabarira turashidikanya mu gutanga turinuba none umva urashidikanyije ugejeho wongeye no kwinuba ibintu nasabye Mana ibintu hari igihe njya nkunda kubikora mbabarira
mbabarira kabisa ibintu niba wumva nawe bikora saba imbabazi, kuko urumva hari igihe umuntu akubwira ati wangiriye aha wankora iki, ufite ibindi bintu urimo gukora ibintu ukavuga ati kweri wayi uyu munsi bigenze gute nanone, ukajyayo wanga wabishidikanye ugeretseho no kwinuba. Ibyaha bibiri mu isegonda rimwe, ibyaha bibiri mu isegonda rimwe gusa, urumva? Kuko impamvu bikomeye ni ukubera iki? Uretse ubyumve neza, wikwinuba wikwinangira ibyo ugiye gukora, kubera iki ari ibyaha bikomeye cyane. Nuko uzi ko mbere na mbere uzi neza ko Imana izaguha ingorane, n'uwo utari wanabikora, utari waninuba, utari widoga, nk'uko abarundi babivuga mu Kirundi, wikwidoga wikwinuba wikiganyiza, kubera ko n'ubundi uzi neza ko nukora neza uri buhembwe, Imana iri buguhembe. Kuki uzi neza? Urumva impamvu dukora ibyo byaha ni ibintu biturimo, tuzi ko ukoze neza arahembwa, ariko noneho mbere yo kujya gukora neza tubanje kwinuba, tubanje kwinangira, kandi tuzi ko imbere hari ingorane. Niyo mpamvu biba icyaha gikomeye cyane. Urabizi neza nkuko twica amategeko tubizi, uzi neza ko nukora icyiza ibihembo bya biri imbere, noneho aho kugira ngo ukore neza noneho utiganye uzabona ibihembo byawe uriganye, urumva ukoze icyaha gikomeye. Ntukirengagize umuntu ubona akeneye ubufasha, ahubwo ujye usangira na mwene so byose, kandi ntuvuge ko hari ikintu cyawe bwite. Imodoka yanjye, inzu yanjye, ibintu byanjye, no, nta bintu byawe ufite. Ibihe bintu n'ikimenyimenyi twese iyo tuvuye hano turabisiga, sibyo? Twese turabisiga. Urumva ngo ntukirengagize ubona ko akeneye ubufasha, ahubwo ugisangira na mwene so, kuko kandi ntukavuge ngo hari ikintu cyawe bwite. Nta kintu na kimwe cyawe ufite bwite, ntacyo. Nicyo bitubwira, bitekereho nawe ubyumve. Ubifashe muri uwo mujyo twese twagira amahoro nyamara. Niba dusangiye ibintu byo mu ijuru, twumva ko Imana ari yacu twese, ni gute tugomba gusangira iby'isi? Tugomba kubisangira iby'isi kuko nyine Imana iri kumwe natwe, iby'isi byo ni bito ku by'ijuru. Bityo rero niba twumva twasangira iby'ijuru, n'iby'isi tugomba kubisangira nta kabuza. Ahubwo bigomba kubaho akarusho. Ntugatume abana bawe bajya mu buyobe. Wituma abana bawe bajya mu buyobe, ntugatuma abana bacu bajya mu buyobe. Bigisha ijambo, kabigisha ijambo hakiri kare, ukabigisha ibintu by'ijambo gukunda Imana bagakuriramo. Twese n'amahirwe twagize yo gukurira mu ijambo mu mwuka tumeze gutya. Twajya gusenga byo ku cyumweru, kumbi turasenga n'ibishushanyo, wenda bikaguha umuyoboro muto, ariko shyira umwana wawe mu gakiza mu ijambo. Reba impamvu. Ahubwo ujye ubigisha gutinya Imana kuva bakiri bato. Bituma bajya mu buyobe, bigisha ijambo ry'Imana kuva bakiri bato. Ntukagire icyo utegeka umugaragu wawe igihe ufite uburakari. Igihe ufite uburakari witegeka umugaragu wawe, ahubwo mwese mwizera Imana imwe, kugira ngo atareka gutinya Imana. Urabyumva? Kwa kundi ugira umujinya cyangwa ushaka kwereka umugaragu wawe ko ari wowe kibamba, ari ukomeye, wimuteka ikintu na kimwe mu gihe ufite uburakari. Niba ufite uburakari, kubera iki? Imana ni umuhanga ukomeye cyane, ari bugutinye kurusha uko atinya Imana, kandi mwese Imana iri hejuru yayo. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo yewe ufite umugaragu uramukoresha, ariko wimutegeka ikintu cyo gukora ufite uburakari, urakaye n'umujinya, kuko Imana yaturemye ukuntu bihita bijya mu mutima we, akumva ko nyine agomba kugutinya, none nakora ibingibi aranyica. Bimwibagiza ya Mana, Imana isumba byose, kandi Imana iri hejuru yamwe mwembi, iri hejuru yanyu mwembi. Urabyumva? Witegeka umugaragu wawe gukora ibintu ufite umujinya, ufite uburakari, kuko biratuma agutinya. Yubahuka Imana, ko avuga ati, ashobora kuvuga ati Imana se
yakandengeye kitari kundengera umubisha, urumva akabifata gutyo ntatinye Imana akaba ari watinya. Niko bimeze wibikora. Imana ntabwo iha abantu imyanya hano ku isi nk'uko isi bigenza, ahubwo ijya kubateguwe n'umwuka. Urumva Imana uko itanga ntitanga nk'uko isi itanga, ahubwo abantu bafite ubusabane nayo. Hari abantu bashobora kuvuga ngo abantu barakize ikibazo, ntibamenya aho babikura. Ashobora kuba ari Satani iha abo bantu ibintu, twebwe ukagira ngo ni Imana. Uzarebe n'abantu yaguze inzu cyangwa kugura imodoka cyangwa kugura ibintu byataravuga Imana yampaye, Imana yampaye. Ntabwo uzi iyo Mana iyo ariyo, ntabwo tubizi. Birashoboka ko ari Imana nyamana, birashoboka ko ari izindi Mana, ntawamenya. Kandi biratubwira ngo Imana ntitanga imyanya cyangwa itanga ibintu nk'uko isi itanga, ahubwo bijya kubateguwe n'umwuka. Urabyumva? Bijya kubateguwe n'umwuka. Namwe bagaragu, mujye mwumvira abashebuja nk'uko mwumva Imana, mububahe kandi mubatinye. Bubahe ubatinye. Mwubahe gusa atari uko akubwishije umunabi cyangwa uburakari. Gusa bisanzwe ukamuha ukamuha icyubahiro bisanzwe. Icyo gihe ntabwo azakurakarira kuko uzabukora ibikwiriye buri gihe. Ujye wanga uburyarya bwose n'ibintu byose bidashimisha Uwiteka. Uburyarya. Anga uburyarya n'ibindi bintu nk'ibyo byose bidashimisha Uwiteka. Ntuzigere utatira igihango amategeko y'Uwiteka. Abantu bavuga amategeko yavuyeho, hari nk'ababwira ati isabato cyangwa hari itegeko bakunda kuvuga, abantu benshi bakunda kuvuga, sinzi ko ubizi, bakunda kuvuga ngo amategeko yavuyeho, ubu twese turi mu munyenga w'iki? Mu munyenga w'agakiza, mu munyenga w'ubuntu, ngo amategeko yavuyeho. Ahubwo njye nakubwira ntiyizire ku kaboko nk'uko kera bigenzaga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amategeko, reba ukuntu uyizirika ku kaboko kugira agume kuri weho uyamenye. Ubyumva? Ntugatatire igihango n'amategeko y'Imana, ahubwo ujya wirinda ibyo wakiriye, ntugire icyo wongeraho cyangwa ugabanyeho. Igitangaje barabinduye byose, nibyo nakubwiraga. Urumva ijambo ry'Imana ryarababwiraga kera, kuva kera na kare, byanditse no mu isezerano rya kera. Wigira icyo wongeraho, wigira icyo uvanaho, wigira icyo wongeraho, ariko bo barabitwatse nyine byose bivanaho. Urumva ko kubikurikiza uyu munsi naho Imana. Nibyo natangiye nkubwira nti kuba turi mu bebe bimeze gutya, ariko noneho tukaba tunabayeho ni ubuntu bw'Imana gusa. Ariko nyine Imana izongera iduha iryo jambo byanze bikunze. Imana izadusubiza bidatinze. Niyo mpamvu ubona nanjye ndi gutangira gutya. Niba ubona biri ukuri, kanda like, bisangiza abantu. Nimba wagejeje kuri iminota 40 ukarangiza iminota 40, ndi kubigendesha gahoro kubera ku bushake. Ntawe nshobora kuba nari kusoma mu minota 15 bikarangira. Ariko nimba wumva hari umumaro bigufitiye, bikomeze bikurikire. Nimara kumenyera, tumaze kumenyera, wenda tuzatwirukanka. Ibi nashobora kubivuga mu minota 5-10 nkabisoma gusa bikarangira. Ariko mbashaka ko ubyumva bikujyemo, noneho ubigire akamenyero, ubigire ibyawe, uzajya ubikurikiza. Jya watura ibyaha byawe imbere y'itorero, kandi ntukajye gusenga umutima uremerewe n'icyaha. Niba ugiye mu itorero, ugiye mu rusengero cyangwa ugiye gusenga, ntukabikore ngo usenge ufite umutima uremerewe n'icyaha. Iyi niyo nzira y'ubugingo. Kandi dusubiremo nanone mu gusoza. Niba ugiye ku itorero, niba ugiye mu rusengero, ntukajye gusenga ufite umutima uremerewe n'icyaha. Ubanza wature, kuko iyi niyo nzira y'ubugingo. Inzira y'ubugingo twavuze, twasomye muri The Dark. Ubutaha tuzareba inzira y'urupfu iyo ariyo, ikibitera. Wenda tuzihuta kuko byo ni bikeya, ariko ndibaza niba wabashije kubana nanjye uyu munsi, ukaza gusubira muri iyi video ukareba gahoro gahoro, cyangwa se ushaka inyandiko unyandikire hasi umbwire ati ndashaka inyandiko. Waza kujya wenda kuri Facebook urebe kuri channel mfite Facebook yanjye, unyandikire umbwire ati nyoherereze inyandiko ahangaha, ndi buyikohereze. Niko ngewe nandikira n'abantu
ushaka kunyandikira jya kuri channel hariho Facebook yanjye unyandikire uti ndashaka inyandiko ndashaka kuyitunga byibuze uyisomye buri munsi cyangwa ukayisoma rimwe mu cyumweru nabyo birahagije kugira ngo igushyire mu murongo w'uko Imana yashatse ko tuba abantu bayo tugasabana nayo. Weho rero wabanye nanjye uyu munsi wahisemo iyi saha yose kwiharira uyu mwanya kugira ngo urebe ibintu bigize ubugingo bwawe Imana yakugeneye, ndagushimye cyane, ngushimye mbikuye ku mutima. Wirambirwa nanjye nakabaye niruka ngiye nuko niga iyo nize ikintu ndagisoma nkacyandika nkagendesha gahoro. Niyo mpamvu ubona nibona mbyizimbamo ukabona ko ibintu atari byawe komeza. Niba ushaka kujya mu byegeranyo, hari abambwira ngo bashaka ibyegeranyo nkabwira ngiye nta nkora ibyegeranyo, uyu wenda ni wo mpamagaro wanjye. Urabona ko wenda ngiye kumbitekereza ndi kubona ngenda njya mu nzira ziganisha abantu ku gakiza, ku ijambo ry'umwimerere, ari nabyo byitwa iyo channel ngo byaje kwitwa nabyo ni ubundi buhamya bw'Imana. Niba rero ubona hari ikintu bikumarira bisangiza abandi, kandi nzi neza ko tuzagenda twiga nk'ibi. Nanjye ntabwo nari mbizi, nabibonye hashize nk'iminsi nk'itatu yonyine kubera abantu bakomeje kumbwira ngo twandikire utubwire utwigishe kuri ibi n'ibi. Ngenda ndabyandika iteka buri gihe. Urabona hano ufite ibintu ngomba kuzabyigishaho cyangwa kuzabaganirizaho. Mujye mwandika twungurana ubwenge, niko twese tuzazamukira rimwe, kuko nta muntu wigira. Nzi neza ko mudahari ntabwo twabona abo twigisha, kuko ndabizi neza mfite experience y'ayo mavideo magana yose nakoze. Abantu ntabwo barebaga, ariko nimba mubona mutangiye kuza nk'uko nababwiye ibijyanye n'ibyo kwiyiza ukunirije nkabona muraje, ibyo nabyo byo gushima Uwiteka. Ahasigaye mureke tuba abantu, kandi birashoboka. Ndagusabye ko ngenda bizi, nzi icyo mvuga, nzi ukuntu abantu batekereza muri ino minsi, ukuntu abantu babayeho, atari wenda ngo naho ndi cyangwa ibitabo nanditse cyangwa ibyo byose. Ni ubuntu twese twagiriwe n'Imana. Ndagusabye reka impano yanjye ikure, nanjye ndeke impano yawe ikure, ureke impano y'undi ikure, twese impano zikure. None ariko twese tuze munsi ya Mana yacu yaduhanze kugira ngo tube abantu koko bakunda Imana, bakunda ijambo ry'Imana, bagarura abantu ku Mana, kugira ngo Imana yongere duhe umugisha. Kandi birashoboka, nzi neza ko bishoboka. Aho habi hose waba utekereza uri, ibi byose ushobora kuba waratekereje wakoze, reka nkubwire ibanga. Fata urupapuro n'ikaramu, wandike ibyaha byawe byose kuri urwo rupapuro, utekereza, wumva wibuka wakoze. Wisabire Imana imbabazi ubikuye ku mutima. Ubwire Imana uti Imana ndashaka guhinduka, nyereka ndashaka guhinduka. Ariko ntugire icyo usimbuka, ni weho urimo imbere, naho ubwawe w'umubiri mugiye kuganira muhangane. Kuko wewe urimo imbere urabyibuka, nawe urimo inyuma w'umuntu gutya ku mubiri murabyibuka. Niko nabigenje navuze Mana dore ibintu nakoze nibuka. Iby'ingenzi navuga ngo byaruharwa, tuvuge byaruharwa. Byaba ukora nawe kumvuga ninjye nabikoze gute Mana. Byandike ibihuruto byose ubishyire ku rupapuro, ugenda ubyicuza ubibika ahantu. Wenda niba udashaka abantu babibona, ubibika ahantu bibe hagati yawe n'Imana yawe. None urebe ngo uratangira kuba umuntu muzima. Iryo banga niko nanjye nabigenje. Ndavuga ngo Imana ibintu ari wenda umuntu ashobora kuba atabizi, ariko njye nawe ngirira ikigongwe ubinkize. Kuko wikwibwira ko byarangiye, ntabwo byarangiye, kuko nibyo bizaducira urubanza, sibyo? Niko tuzi twese bizaducira urubanza. Aho wira bizaducira urubanza hari imbere, giye uzabwira Imana dore nagerageje ko nshoboye mbishyiraho, ndabizi ko ubuzima bwanjye ni burebure, nakoze byinshi ibyo nibyo nibuka, ariko dore ibi ngibi byibuze. Waragize uwo mutima, Imana izakubarira, ntabwo izakubabarira. Reka mbareke rero mukomeze mugire isabato nziza. Utaha wenda tuzaganira aho abantu iyo bapfuye bajya, tumaze kurangiza ya nzira y'urupfu, aho bajya. Urumva ko tuzava muri iyo nzira y'urupfu tujye aho bagiye bapfuye, noneho tubone kujya mu isabato, dukomeze tubandanya n'ibindi bizaza. Ndabashimiye, rongeye bashimire. Beshe bashaka kumvuga gutya nihuta nirukanka, ariko ngewe kubera ko nzi impamvu ibi bintu abantu bagomba kubyiga bakabimenya, atari ukubisoma gusa ngo bagende birangire. Ongera bisubiremo, ahubwo niba ufite umwanya ubirebe, niba ushaka inyandiko umbwire nziguhe. Noneho twese dukore bwa umuntu. Buriya umuntu burashoboka hari iwacu muri Afurika, muri ibyo bice byacu birashoboka, dushobora kubera abantu urumuri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba.
Tov Meod.